barafashwe bugwate na FDLR buriya kantu ko gufatwa bugwate abantu ntago bajya bakumva ariko buriya ni kabi ariko uzi kubura ahantu utemerewe kwinyagambura utegetswe gusa kuhakunda kandi ntacyo gukunda gihari ni ikibazo wavuga uti ndashaka gutaha bakaba bafite intasi zivuga ati umuntu ufite akayihayo mujya mumuzana kandi ubwo bamukweretse bakabigaragaza ko wari ufite ako kayihayiho noneho n'akagahenge wari ufite gakeye uhita nk'umucakara kandi iyo bavuze bugwate tubyumve ko abafite igitsina gore ab'igitsina gore bo baba bahagorewe haba harimo byanga bikunda ibisa na viole cyangwa se nibyo bita servitude du sexe cyangwa se ubucakara bw'igitsina. Mwaramutseho mwaramutse neza Jonathan Yves uri la chroniche yego rwose ni womundi aha uyu munsi ngo hari ikiciro cy'abandi banyarwanda babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bubata bwa FDLR batashye. Yego nibyo ubu tuvugana muri aya masaha akaba ari bwo bari kwinjira neza aha muri umupaka wa Grande Barriere cyangwa se Kahonishe mu karere ka Rubavu. Byari biteganyijwe ko baza kuhagera mu masaha ya 2:00 muri iki gitondo ariko ntago ariko byagenze urumva kuko umuntu aba afite amakuru twari kuva izo saha kugeza kuri umunota ubu ni umunota wa kabiri bari kwinjira bakaba bakomeje kwinjira rero biganjemo abakiri bato abana bari munsi y'imyaka 10 nibo bariganje abagore nkuko n'ikiciro cya mbere cyari kimeze n'ubundi higanjemo abagore n'abagabo by'umwihariko harimo n'abakecuru harimo n'abasaza barengeje imyaka 60 bakomeje kuza rero binjira hano muri umupaka wa Kahonishe hano mu karere ka Rubavu. Hateganyijwe kwinjira abagera kuri bangahe? Trezor ari kukubaza abantu umubare w'abari butaha uyu munsi mwawumenye? Umubare ntabwo uramenyekana ukwiza kuri umunota ariko ni umurongo munini cyane uturutse neza aha mu mupaka ukomeza hirya ugasa nk'usohoka mu mupaka bigaragara ko kuri ubu hari abarenga 100 kwiza kuri umunota kandi baracyaza umubare nturamenyekana neza ariko kigaragara cyo nuko ari benshi kandi bakomeje kugenda. Ese bazanwa nande Yves? Ni imodoka za sheri ziri hafi ariko ku ruhande rwo hirya by'umwihariko kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaragara ko hari abo ku ruhande rwa M23 nicyo kintu navuga kugeza kuri umunota ariko ni sheri nyine yiganje hano n'imodoka ziba zije zibari imbere ubundi bakaza no mu yandi mabisi abari inyuma ariko ikigaga cyo ni sheri cyane ibari imbere nk'ibisanzwe. Yego nkuko bisanzwe nyine barinjira bari gusakwa bakabanza gusakwa n'ubundi nyuma bakaza no gupimwa barebe ko ntawe ufite nk'uburwayi ubundi bw'umwihariko ku buryo wenda itagira ukuntu yitabwaho agahabwa ubuvuzi bw'ibanze. Ni icyo ngicyo ubundi hakaza kuba baganizwa n'ubuyobozi nko baganijwe n'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'izindi nzego bakavanwa hano berekeza Kijote akaba ari mu nkambi y'agateganyo iri mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Muri make akaba ari icyo twavuga kwiza kuri umunota kuri kiciro cya kabiri cyaba by'umwihariko bari barafashwe bugwate na FDL bakomeje kuza ariko ikindi navuga Jonathan noneho kuri inshuro abari kuza uretse no kuba n'ubundi biganjemo bakuze ariko bamwe imyenda yabacikiyeho bote ni bote benshi biyambariye nyine barasa nabi nyine umuntu abivuga gutyo nkuko n'amafoto cyangwa se amashusho wenda abakunzi ba Band Kigali mu kanya baza kuba bayabona ariko nicyo navuga kuri umunota bigaragara ko bamwe inkweto zabacikiyeho imyenda yaracitse yaba ku bakuru yaba n'abato dore ko nyine bisa nkaho babagaho mu buzima bugoye nkuko n'ubushize bana bigarutseho bavuga ko kuva hagati y'umwana uri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 15 nta numwe wize nta numwe uzi gusoma no kwandika bavuga ko nyine bari bamenyera ubuzima bwo kwiberaho mu masaha ubuzima bwari bugoye ariko nyine bakanavuga ko gutaha nyine bitari gushoboka kubera ngo bamwe bakavuga ko nyine ngo ibyo bumvaga ngo baje bagirirwa nabi cyangwa se ugasanga nta kintu ashaka kuvuga bamwe bavuga bati n'ubundi wasanga turagirirwa nabi mu masaha ari imbere biba bigaragara ko batifitiye icyizere by'umwihariko Jonathan. Yego wamenya ngo bari baturutse mu bihe bice iyo uvuze ngo FDLR yari yabafashe bugwate location basanzwe bavamo ko numvise hari abavuga bati twabaga ahitwa Kinyamakara n'ahandi n'utuye duce baba biganjemo baturukamo bakunze guturukamo. Bavuga ko baturutse mu bice bitandukanye abenshi ugasanga bavuga ko ngo bari batuye za Masisi
nibo benshi biganje n'abandi baturutse mu bice bitandukanye ariko icyo cyo kuvuga ngo bari barafashwe bugwate ukamubaza ese none uko wari warafashwe bugwate ryari kuva icyo gihe cyose utari waratashye ati hari utuntu ari nkirimo gatoya ese hari nk'imikoranire mwari mufitanye ati nta imikoranire na FDLR cyane nyine baba baruma bakubuha nicyo navuga kuri umunota nicyo navuga yego Yves Mukundene urakoze cyane aho ngaho kuri Grande Barriere la Corniche mu karere ka Rubavu aho uri gukurikirana igikorwa cy'abanyarwanda batahutse bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bavuga ko bari barafashwe n'ubugwata bwa FDLR urakoze cyane rero kuba uri kudukurikiranira ubwo andi makuru yaza kuboneka nayo uraza kuyatubwira yego rwose Jonathan na Chanel mwese na Derek andi makuru yose uko arabagezweho turakomeza kugenda tuyabaha by'umwihariko ahangaha yose ari kubera hano by'umwihariko muri mujyi wa Gisenyi kuri Grande Barriere mu karere ka Rubavu sawa urakoze cyane urumva bari abantu mbere na mbere ejo bundi bari kutubwira ko bagera ku 2,000 nge nagira ngo baba muri Loni muri Justement hari nta sinzi barimo hari ikigo hari inkambi barimo bateraniyemo uwabafashe niwe wamenya aho yabakuye yego rimwe na rimwe byagora umunyamakuru ngira ngo byazamutwara igihe kugira ngo amenye ngo yavuye niwe wamenya aho bavuye ariko n'abagiye basubiza aho bavuye arabumvaga akavuga uti nsobanurira nyine ubwo bubata wari urimo n'uburyo wabuvuyemo n'uburyo n'ababugukuyemo ukumva histoire ariko ari kuvuga ati mubanze munyegereze ikaramu n'intuza byandike neza ko numva mu byo bavuze agaragajemo uburyo bameze ko nyine badasa neza yego uwabafashe nta buryo ase bari bavuye mu birori oya ntabwo ari mu birori ariko wapfa kubaha ibikweto wenda ibikweto nawe wabise ibikweto ubwo se uyu munsi ibikweto byo barabyifiteretse ubahaye inkweto none ahubwo ushaka gusanga bamaze nawe se niba yaravuye mu ishyamba ry'ikantarange n'ibibote byacitse n'imyenda yacitse bamaze igihe kingana iki ahubwo nyine ubwo bakuwe aho ngaho nabyo nuko birebaho kuko ushaka gusanga wenda ari icyumweru kimwe abantu 2,000 wababoneye izo nkweto natekereza ko igihe cy'ifatwa rya Goma intambara yagejeje ku gufata Goma niyo yatumye aba baboneka nge niko natekereza none turi mu kwa gatanu byarabaye mu kwa kane mu kwa mbere ubwo n'amezi ane ariko urumva M23 turakugeza n'uyu munsi ujye ukurikirana uzajya ubona ko none bakiriye inkunga y'ibiribwa ukabona amakamyo 3 y'umuceri muri ntuza muri cya kiganiro Scovia madamu umunyamakuru yagiranye n'abari bari muri ya bisi ya cya cyiciro cya mbere uzumva harimo umugabo babaza batse wowe bagukuye ujya kuba inzobe ati twari turahitwa za Katare ikatare niba nibuka neza ati bari imbere y'uko bafata Sake yavuzemo ibintu birimo Sake aravuga ati rero bumvise mvuga ikinyarwanda ariko iyo interview yayitangaga mu Giswahili urumva byo mbarabizi bumvise mvuga ikinyarwanda baravuga ati uri umunyarwanda ngaruke kuri ka kantu ka Rwandofoni kuvuga ikinyarwanda nibyo bahereyeho nibyo bavuga ko bahereyeho ariko ubundi muri Kongo nyine muri kiriya gice kibamo abarwandofone ntabwo ibyo ngibyo ntabwo iyo critère yonyine ntibihagije yego ibigomba gukurikirwa n'indi critère urumva iyo critère yakurikiyeho ubu ntabwo ayimentioninga ariko yahise avuga ati kuva uri kuvuga ikinyarwanda ubwo babimubwiraga nyine bazi iyo critère nubwo batigeze bayimubwira bati ngaho nyura aha tukwereka aho ujya wenda yaba impamvu yaheraho bamubaza ariko bari abantu bari kuvuga mu ma interview sibyo mu ma interview yabo hari ibintu bitatu ugomba kwitondera sibyo uyu muntu uri kuvuga mbere na mbere nubabona uko bavuga ni umuturage ugeze mu gihugu maybe ko mikoro aribwo bwa mbere ayibonye umutunga mikoro yego icyo ubwacyo azagitinya kuko hari igihe bakimuhereza agahita ashyira nko ku gutwi kuko hari igihe uyimutunga ntabwo ubona umuntu bahereza mikoro akabura ikintu ayibaza ntabwo bazi ibyo ari byo barazizi wenda twe kubikabya cyane ko baba mu nsengero no kugira gute wenda kuri uyu munsi barazizi yego ariko gusa kuyimuha uyimushyize imbere kuvugana n'itangazamakuru ni ibintu atamenyereye ibyo bishobora kumutera igihunga
kabiri yinjiye muri bisi nshyashya environoma nshyashya yakiriwe bushyashya bari kumubwira ko ari impunzi sibyo ifitanye isano na FDLR ibyo ubwabyo bimurema mwiki iyo uri umuhanga nka Bahati Jean Bosco muramuzi hano dukunze kumuhamagara wabaye muri FDLR bagataha ako kanya ahita ametiriza ati ndavuga iki ko ngeze aha ndavuga iki ndavuga nde icyo cyashobora kubivugana igihunga ashobora kumenya uko akuririza n'uko aryoshya bitewe na expectations sibyo ongeraho na kariya kantu Eva avuze ko aho bari uwababwiraga bwa turarenga hariya bazakwica hagaze aho bagiye imyaka 30 byo babwirwaga ashaka gusanga kuri wa mugana arimo avuga ati wasanga niba turenza aha baratwica kuri wa mugana hari ibyo avuga rero abivuganye igihunga yashobora guterwa n'izo mpamvu zose mbabwiye bityo ukaba wamenya nawe uko bijonjora ariko aho bavuyeho nka Derek wari kubanenga imyambarire wabugiye ntabwo ari byinenze giye cyo mbaza warafashe yabahaye ubuzima mbere na mbere warafashe ntacyo yari kubafasha muri ibyo Iva tubwiye yabahaye ubuzima bari birya amazi barakaraba arabigara ntabwo bashonje yego ariko yamuvende turuwa ntabwo wayitekereza mu kubaha inkweto sibyo inkweto nibajye kwambikwa ni wabo niko wiri ngoma yaje yambaye iki generali ufite utuyigoma yaje ari kumwe nande umucuruzi yari ari kumwe nande yari kumwe n'aba bodyguard be basaga bate basaga neza ariko bari bambaye impuzankano ariko nibuke yuko regabo ntabwo bakennye ntabwo bari muri icyo cyiciro cy'abo baturage bagakwewe yagakwerere ntabwo wamufata nk'umugereranye nabari hasi ntabwo wabonye ko bamutereye amasari yuti hano ese nta zindi mpunzi ziriyo urumva subira inyuma muri video urababona nk'abo abo ku ruhande rw'u Rwanda ntubona hano mu Rwanda mu gisirikare sugira ngo bifu barazigirana ntabwo mu gisirikare bagirirana bifu umva rata yego nka hano mu Rwanda ntubizi ko dufite impunzi z'abarundi yego zimwe ziri mu nkambi uko numvise ejo ngo imvubu zarariyemo babiri urumva ariko ntibibabaje ariko hari abarundi bataba mu nkambi sibyo hari abarundi bataba kandi baje bahunze sibyo bitewe n'ubushobozi sibyo ubwo none nkoze nka nuza bashobora no kuvuga bati impunzi ziratashye benshi bakisigarira hano i Kigali yego sibyo yego noneho nkibaza hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bene abo bariyo batari no muri ibyo bya FDLR batari no mu bindi ariko bashaka kwigumirayo niyo mpamvu nahoza nkusubiramo ya mibare 220 n'imisago ntibuka niba atari 240 yego bariyo bo none se bizagenda bite bazabana batene none se ngo babarwa nk'impunzi ni impunzi nyine ariko leta y'u Burundi ejo bundi DJ Ira asaba ubwene gihugu buriya nibwo ari yarekeye aho kwitwa impunzi ariko nyine muri Kongo iyo byize kuri case y'u Rwanda aho baba barahari hose mu bihugu byose uribuka nejo muri Malawi iyo case uri kuvuga yarabahabaye muri Malawi barababwiye bati impunzi zose inkambi z'abanyarwanda inkambi z'impunzi z'abanyarwanda ntabwo tuzishaka impunzi z'abanyarwanda ziri mu mujyi zatuye zikubaka zigatura kubera ko baratura bakabona amafaranga uvuga ati niba uri impunzi nitubashaka ni mujye mu nkambi kandi ubuzima bwo mu nkambi buraryana ngira ngo uretse no muri Kongo naha muri Uganda hari impunzi z'abanyarwanda zitabaga muri Nakivale zabaga zituye zisanzwe zaragenda Kampala zaragenda rero no ubuzima busanzwe iyo ubashije kuva mu buzima bw'inkambi impunzi ya mbere yatangiye gusiribuka no kubona ubuzima bwisumbuyeho ikiheraho no kuva mu nkambi na niyo mpamvu no muri humanitarian organizations ibintu bitaho cyane bita ku nkambi z'impunzi naye muvende turi kimara gufata biriya bice ikintu yahereyeho no gusenya inkambi z'impunzi kuko bazi ko ariho hantu hambere haba ubuzima buryana naho umuturage wabashije kujya mu bye akabugira utwe abamo niyo waba udukodesha cyangwa ari utwawe ufite utukora ufite uducuruza ubuzima ntabwo buryana kimwe no mu nkambi ariko barahari cyane ubwo bari muri Kongo gusa barahana hariho hose ku isi ntibaze bafatanya abanyarwanda icyo Rwanda gitandukaniye n'u Burundi rero iyo stati y'ubuhunzi mu 2017 baravuze bati dushingiye kuri ABC nta mpamvu yuko umunyarwanda aba hanze yitwa impunzi abe kubw'izindi mpamvu z'imihigire kubw'akazi kubwo guhaha nushaka gutaha you are welcome ariko icyo buhunzi cyo nikiveho ni politike nziza ariko ngewe nyireba mu buryo bwagutse ku isi yose muri rusange ikintu kitwa ubuhunzi hari icyo umuntu nyine aba yahunze yego sibyo ushobora no umva
umwana ngo uri bupfe niyo wamuha iki ntiwabonye Si muri byo bavuga. Kongo ntiwabonye Urumva? muri Afurika y'Epfo kuntu Ramaphosa na ba Mashatile birukangiye kujya Ramaphosa agiye kujya muri Amerika ukimara gufata umuturage ukamugira impunzi ukamujyana burya ikibazo uba wagiteje yes ubu Ramaphosa agiye kujya muri Amerika kugira ngo baganire kwa biriya bintu Trump yakoze ariko birumvikana agiye gusaba imbabazi yego ariko icyo nkubwira cyo politike yo ni nziza yo gushishikariza abantu kuva iyo bari bakaza mu gihugu gufatanya n'abandi kubaka igihugu ariko se nujya kubona bano nyine abasohoka ubu ngubu ku mpamvu za politike cyangwa se zo kutumvikana n'ubutegetsi buhari atari uko ubutegetsi wenda bushobora kuba ari bubi ahubwo ariko bo babubona bazagenda bavuge ko bahunze ariko icyo gihe bagaragaza nyine ni ikirimo kwerekana ko u Rwanda rwo rwavuze ruti ntacyo guhunga kiri hano ariko abaruvuyemo bazajya ahandi ntabwo rwababuza kuvuga ngo ndi impunzi nabo bafite ibindi bavuga bagenda babeshya ndetse nk'abajya muri za Zambia nyine kubeshya kwabo bagenda biyita Barundi cyangwa abakongomani kuko bazi ko ariho hari ibibazo hari ibibazo byatuma by'ubuhunzi byatuma ubuhunzi bwumvikana yego nk'ubu ngubu mu bice byahariya biri kuberamo intambara ubwo abahavuye baba bafite batangiye kuvuga ati none ikinyoma cyacu cyafata ishingiro mbona bambaye ikibabi cy'ikote ikihe hari abambaye amasuti ariko bambaye neza ntabwo mwumva iyi senariyo bafite imiryango mu Rwanda bafite imiryango mu Rwanda wasanga bari binjiye mbere aho yari yabonesheje ijisho urumva reba uwo mugore hari abantu bafite imiryango mu Rwanda sibyo bakimara urumva iyi minsi yose bari bamaze muri izo nkambi bari kutubwira muri Kongo muri ibyo bigo byo muri Kongo bigenzurwa na za HCR n'ibyo miryango yindi y'abanyekongo bari kutubwira yashoboraga gufata telefone akamuhamagara amubwira ati mwana wanjye cyangwa se akahamagara b'imiryango akubwira ati ndi hano muzanzanira kenda nzaze sa neza hari utwabonye wari wambaye ino myenda mujya mwita ngo arya bayita ngo iki iyi idoze nyine ya mwagize style y'u Rwanda umugabo urona ko made in Rwanda hari wonabo urasi Kovia yabazaga siko yari yambaye yego none se babasanga muri Kongo se muri iyo nkambi bakayibona why not wabimukira kaza asa neza najyaga mbibona abazaga muri Nyarushishi muri Nyagatare ngira ngo niba na Nyarushishi ariko yari hari bajyaga hakurya muri Kongo bagiye kwambuka bakabashyira imyenda bakaza basa neza naba barasa neza ugereranije n'ibyo twari twumvise urabona bakarabaga ikibazo ntabwo ibibote ntabwo baratwereka buriya turaza kubireba bari batuye uretse ko ntabwo iyi ntambara yo gufata rero Goma ni ikintu kibi ntabwo bitunguranye kuko no muri karitsiye ushobora gusanga batarabuze amazi yo gukaraba ariko hakabamo umuntu umwe utajya akaraba ubuzima bwa hariya wenda bahingaga muhinzi utagira bota baho hari abantu bariko badakunda gukaraba ushobora guha gahunda ngo wayicanye umuti bya bintu byahindutse ngo watumye se nkarabira iki iwacu yarapfuye yakarabye baramukarabije ku ngufu arapfa da kubera icyo watumye nkaraba niba ruzi ko ibyo bintu byawe bitari seriye abagabo n'abagore barasa neza rwose ni ukuri ndabona bakeye bari abanyarwanda batuye ahubwo intambara zabaye zituma nyine nabo baragenda ese ko ntawe uzana ikintu ko ntawe ufite agahene ko ntawe ushoreye agahene kari hehe kavuye he ko ntawe ushigatiye agakoko nawe urakabya deri ubu none aha ntibikabe ubu none aha ngaha ni urugero hagize ikivuka muri iki cyumba turimo watekereza kwibuka ibyo winjiranye kubisohokana mashine yawe wayibuka impunzi cyangwa urasimbuka impunzi musubire inyuma murebe mu mashusho impunzi zihunga zinjira mu Rwanda no muri Uganda mu minsi ishize ubwo urugamba rwabaga rumeze nabi wabonaga bikoreye imifuka bakurura ihene ashigatiye agakoko k'isake hanyuma iyo nkoko iracyahari n'akamatera bari bavuye mu ngo zabo none urugendo bavuye mu ngo zabo bahunze birukanka kubw'intambara bahunze birukanka bafite utuntu twabo yego bashyirwa ahantu runaka aho hantu bashyizwe utwo tuntu baraturiye baratugurishije twarashaje none baratashye sibyo se ntabwo nyuzwe none se reka nkubwire muri iki cyiciro wabibonye ko nta basore barimo se yego
abasore bo ariko birumvikana ariko n'ubundi Abasore birumvikana. bariruka n'uriya mugore babajije ibisore ejo by'imyaka hagati ya 20 abo ngabo bariruka 18 na n'uriya mugore 21. Scovia yabajije yaravuga uriya ni umugabo uriya ni umusaza uriya yabayeho kera Ejo uriya ni saa yine umugabo zageze. saa yine zageze beya wakoze